muraho se neza ayiwe amakuru ni meza ko sandara ubu wambaye umuntu natereteye umutipe mwiza umeze kuriya wari kuzambaye utuntu tugera hano ngaha kugira ngo nyine nakubona yumve nyine nawe hari ukuntu bimeze kwini miliyoni 6 tayari umaze kuguramo akandi gafone we data we none uri birantwaye we shyira 5 kuri konti yanjye y'ibiceri ibihumbi yuko wakoze uzajya mpora cyo kureba uriya mugore uva 500 byari mahungu akomeje kuba mahungu akomeza kumbwira biriya bintu kuko ako se ko umugabo wanjye ankunda ako se mahungu waba yabibonye ajya uretse ukurwanya umugabo wanjye koko ariko nanone ibi bintu ngomba kubitekerezaho nta nduri ivugira ku musozi ubusa ariko buriya nsanze ari byo koko nsanze ari byo ese koko yaba yarateye umuntu inda kuko akaba yaramujyanye kwa muganga none se ko yavuye hano anyereka urukundo ambwira ko agiye mu kazi ngomba kumva ibintu mahungu ambwiye ibyo ari byo byose harimo ikintu ariko nsanze ari byo agende uzajya mpora cyo kureba uriya mugore ariko uriya mugabo uradupfikira uriya mugabo ntabwo nawe ndi kumurenganya twazasaba imbabazi uriya mugabo tukazigumanira n'ubundi ko twari inshuti bisanzwe ariko reka ndaza kubyigaho uriya mugabo nzamusaba imbabazi kuko uriya mugore we nubwo ari mwiza ariko ntabwo ari ngombwa gukomeza kumugendaho ahubwo ndaza kumusaba imbabazi ndaza mfashe umwanzuro ndaza kumusaba imbabazi uriya mugabo sekere mbarumbwiza ukuri kuko ni gute ushyigikira indaya yabyariye mu rugo ukayikucumbikira wajya mbabarira wowe ntacyo umbwira urambwira iki mbamubwire gace ufata umwana wawe wibyaye ukamwita indaya kubera icyo umwise indaya none se reka nkubaze impamvu mwita indaya ni iyihe impamvu nyine yibwiraho ujye uhagaca umwana wabyaye icyo ni icyama yarabyaye cyaratwite mwese utwite ntago azabyara ubwijwe n'icyo iyo ndizavuka okay none kuba waramucumbikiye ni ukugira ngo urebe yuko izavamo cyangwa se izagumamo urubyaro rutangwa n'uwiteka sasa rero ubwo ariko ntabwo ari ukwiye kumwirukana ari ukwiye kumugira urukundo nk'urw'ababyeyi rwose ibyo ndabyumva pe impamvu ca bugufi ngambwira rero nteze yombi waribyaye mahu meze bite se mwana biracamo se none se kuri hano mwana ndi hano ke none se fresh nanjye mvuye hano hepfo tu nari mvuye kwirebera umuntu hano hepfo ariko mwana sibye uko mwana njye ndi no gutekereza ibintu byinshi mu mutwe harimo ibintu byinshi kandi uri gutekereza shase mwana ugira ngo ni nk'ibiyeka ari iby'ubugoryi mwana mwana biteze ariko reka nkubaze hari ikibazo cyabaye wigeze wakundanaho se wigeze wakundana n'umukobwa hari n'umuntu ahubwo nakunze mwana njye narakunze ariko ndagaswe imbanye isereri imbanye isereri ikintu ubu ndaremerewe ubu wambona mu muhanda yabona ko ndi umuntu ndi kugenda ndi umuntu muzima ariko ni igiporoporo kiri kwigendera mu muhanda umuntu muzima nabirenga none se hari icyo bitwaye uzi umukobwa bita minyoni minyoni hari ubwo minyoni ndamuzi mani irambwebwe duhura umunota umwe kandi akabaye twene niko umukobwa wawe namukuye ku muhanda nyuma yo kumwiruka yego yari iwanjye incuro umunsi umwe gusa afata akamatera k'abashyitsi tuvuye mu kazi yaba madamu yaba nanjye nsanga yagiye ubu sinzi n'ahari pe gusa ntabwo ukwiye kumuciraho iteka ahubwo hakabaye kubungisha inama tukaganira uburyo twamubonamo tukamugarura mu rugo nk'umwana ako rero kankweke baciye umugani ngo ngurushe nyine w'umwana imbabazi ngaba ashaka kugira gute de none se ngiye ngize umugore haya ngwino hano tuvugane ngambwira ca bugufi sibyo urukundo nyarwo
rushingira ku mutima wa kibyeyi. Ibyo utoza umwana wawe nibyo nawe yazakora. Ese niba ukiri umusore uko nkuzi, uko wajyaga mu bagore mu bakobwa, inda wateye abana babyaye ntabwo bazi nta nubwo bibuka. Umwana wawe ashobora kuba yarabigukomoyeho, ariko niyo mpamvu aheze mu bukene n'isi ukabona ariyo mpamvu nemeye gutunga umwana kuko ntuziho nk'inshuti kuva kera. Uramutunga. Icyiza rero ubwo umwana atagihari reka dufatanye kumushaka, kibe igisubizo tumwereke urukundo rwa kibyeyi, tuzamuhana. Umuhana avayo ni umuhana ajyayo. None bavuze nyine imbere kurira umwana ikakurusha uburakare, warifashe umaze kwifata ubigenza ute? Waramucumbikiye aragenda, nta no kumpamagara nibura numubwira ati ese ati gace ku mukobwa namubonye hano ko yaje hano, izo mubonye ubwo niziye gaca ahubwo cyangwa mwimuriye ahandi. Mani nkubwire yuko nabanje kugatereta ashoye kanyegikaho, urumva kanyegikaho ariko mani sinigeze cika imbaraga. Gusa buretse nkubwiye sinigeze cika imbaraga, narahatirije mushengeraho mufatisha nimufatisha kinyemera nyine urukundo itamusaba tambwira ko ukundana na Minyoni. Nyine buretse nkubwire dukundana byaye mwana ko nta n'urukundo rwaje rurimo. None reka nkurangirize rero story. Tube duhure mu muhanda nizire kwihahira utuntu nyine two kwirura bizingiye nibera geto. Ndabizi umujama duhite tujyana mu rugo. Mani nkubwiye yuko n'umuntu tutageze kigoryi mani njya kumva kiramamagaye nibereye mu kazi, nyikuraho umugenzi njya kumva phone yasonye. Tuzi byabaye ngo namuteye ndikinaza. Ko nahise mira mwana mva nkubwire Minyoni ntago waba waramuteye inda kuko ejo bundi nasanze ndi kubitekereza umuhambwe. Mva nyine nkubwire ejo bundi nasanze ari kumwe na Clever hahepfo Clever uriya w'umukira hahepfo. Noneho barimo baravuga ukuntu uko ariko ntago nabyumvise neza nayo ndi kure yaho. Ariko ni wowe se ubwo waba waramuteye inda gute kandi nabonye Clever ariwe umeze nkaho yamuteye? Ahubwo wowe urumva ucunge neza, urukumva uzabibare neza. Clever ni waba wamutenda kuko nabonye banakata basa nk'abajya kwa muganga. Kise waba wa mukiri uri harahepfo. Ufite umugore bashakanye vuba. Ahubwo gute waba uri kuvuga ngo ni we wamuteye inda? Wowe uzamubwire ko udatera inda, urumva nta utarageza imyaka 30. Abari kuzamuga kuko ndabizi neza ko niwe bari bakumwe kandi ngiye narabiyumviye. Bro cyakoze biyegurata mani ngiye nari nibereye ahantu najyaga nekereza ukuntu naba narahuye n'ikinazi rimwe. Mani nkubwiye yuko kandi nkubwiye yuko nigeze nanabisoza ntago nawe nkubeshye mwana. Ikinazi njya kumva ngo nagiteye mwana, ndamubwira ati natayikuramo sazige yongera kumamagara mbwira ubujajwa ngo namuteye. Cyakoze ikintu namukoreye namwemereye yuko nzakora ibishoboka byose nzamufasha. Ariko yanda utambwira ko ugiye kuzamuha amafaranga yaba ari yanjye yaba ari yuwo mugabo mbwiye nadakuramo inda akongera kibeshya kanzana ubwo ngo namuteye inda nzamugongana n'uwo mwana twite. Umva rero mubwire wowe ahubwo uri gukora amakosa. Ayo mafaranga ari kuzamuha uze kuza tugiye kuyanywera naho ubundi ntago ari wamuteye. Mwana wahora niki n'ubundi si mwana ndi kukubwira n'uriya mugabo wahawe ibibazo narababonye nibere mwana ntago nta munsi narara nasinze kubera kira kigoye kubera ibitekerezo cyashyize mu hawo nyine wowe nukumbwira ahubwo urumva gusa mwana arakamubwiye ko ndagatekereza akantu mbwiye ukantekere neza mwana nta kibazo sha mwana umusa mu maya makuru y'ingenzi kandi sawa turi kumwe umusaza. Ibuka umwana Fabiola afite so wawe ako se ubwo bazajya babyara ndere ko umwana Kirera afite so wawe. Umwana Theopiste afite so wawe. Nubundi avuga ngo yigukanye umutaye vuko yayamaze kuki ufite abo bana bose se nabyo waza kubirukana baba bayeho bane. Ariko wa mugani we reka nkwereke ubwo butisuburaho bubyara ububwa. Ahubwo se wamenya aho wenda herereye baba tugiye gutanga itangazo kuri radio tuzamuha. Ariko shariko uzubwenge shakere uzubwenge pe tugende tumuhige rwo. Data we none uri biranwaye we umukobwa w'abandi nateye inda nkamwihakana nkamubwira amagambo ameze kuranga nkamutera igisenga kiri. None ndikumva inkuru zivuga ngo yarabuze ibaza abuze burundu. Nje muntu baza gushaka
barantwaye noneho dore ibyo nigize ariko ibi bintu mbikize sinazongera gutekereza ndeba igitsina gore habe na gato nzabaho njyenyine nta mukobwa wundi nzongera kuvugisha mana yanjye ibi bintu koko ndabikizwa n'iki ko nigenga ese ubu ngubu baba baramwishe koko cyangwa yaba yariyawe ariko nkongera kuvugisha undi mukobwa mana yanjye mana yanjye mana yanjye Oh my god. Joshua. yawe wa kuri bimeze bite shameze neza shano mu bantu nari nkumbuye ni wowe muntu wa mbere Wivuga ndagwibuka tsira. Yesu we ukuntu wabaye ukiza we Wanyu harahindutse? Shamurwa hano twimukiye pe Harahindutse byatari. ese ku amakuru man Ese uba he kumamba mba ndi mu mujyi naje nta mucyaro akwini wanakuze nawe ese mwana kagatuza kayoberwa guterekamo bayivete barine nabuze na nimero yawe sinyiguhamagara shase mana jyanga iby'abakobwa ndacyabijyana cyangwa ikirerese kagatuza kayoberwa guterekamo barine bayivete basandara abandi ubu none karakoze noneho kuvuga ari wowe ugarutse ubu ni wowe ugiye kuba umwe rukumbi umva reka mubwire naricaye nahoraga ngutekereza nkibaza kwini nakundaga tukigana we yagiye he ariko nahora mu masengesho nahoraga nkora nasabaga imana basi yongeye kunzanire mu buzima bwanjye none kutamamagaye ahubwo sumva nkubwire asubo ngo babasore none hasi bakontwaye none umwe akabyara ariko ntabwo ushatse gushira amakenga kuko gatuza mva nyine nkubwire wasanga ukora pompage mva nyine ese mwana babasore bakonjyanye uracyankunda nkambere ariko mbere warankundaga we nakundaga ariko ari imbeshu warakaraya kadashinga bwana mana yanjye ako warakoze ngo woberere rimwe basi numva izi barugumye mu isaha yose cyagira imitoma nk'imwe ya mbere siko tukigana uziko wanetaga neza nkibaza niba nk'icyo mukobwa cyangwa mu rugo shamani cyagiye n'ubwana bwari buri ko ahubwo reka naribagire mani maka nimero kawe nta nimero narayibuze nahisabye nahisabye bro arayinyima kiriya gitipe cyanyu kiragufuhira bya danje kandi sizi ko nagupfira shase wumva se shase barakeye mana we uya nabirenze nyine mva se ndihuse kandi nigera mu rugo natinze nese basi mu rugo ni hano nabinyeneye kuza kusura vuba bidatinze tukaganira dusanze magaze hano ndindiriye umuntu ariko wenda uje kusura tukaganira uze kumamagara duhuze sibyo akoze kanigendere rero nahinze amutsana manze ngusuze ko nari mwana Mercy gusa nari ngukumbuye kabisa sawa sumbeshye ufate phone ninguhamagara mbega igikobwa ukuntu gisigaye kimeze twiganaga cyari uruzingo man nubwo nari maze kugwisezano kirangiye kukibomora rimwe nibashake banjyane mageragere ariko nta kibomoye